Kristo Yesu akuzwe. Nanjye rero mfashe umwanya kugira ngo nshimire, ndashimira Imana by'umwihariko ibintu bitatu. Icya mbere nshimiye Imana cyane rwose, ni amahirwe adasanzwe kuba twongeye guhura n'abavandimwe tuzakorana hano ubutumwa. Twaramaranye imyaka 10 ku ishuri twiga, none tukaba duhuriye hano mu butumwa muri paruwase iyi ngiyi. Ni muntiza amashyi mbashimire cyane. Ntabwo mwabyumva, ni ibyishimo bikomeye cyane. Mureba abantu twabyirukanye tukageza mu myaka 10 turi ku ishuri, ubu ngubu tukaba duhuriye ahantu hamwe tuzajya dusangira tuganire. Ni ibyishimo cyane, bikomeye cyane, kuko biba gake gashoboka. Ndabishimira Imana cyane rero. Icya kabiri rero nanone nshimira Imana cyane, byaravuzwe paruwase ya Gikondo rwose Imana yigira ubuntu bugeretse ku bundi mu bihe bitoroshye. Tuvuga amafaranga mu bihe bitoroshye, ubu ngubu turi kugenda dushimira Imana. Ubu rero mu mwaka wa 2027 iparuwasi ya Gikondo izaba iri kwizihiza imyaka 50. Tuzaba turi muri yubile. Ni igihe rero cy'ibyishimo bikomeye cyane. Provinciale, uzambabarire ntuzahankure tariziza yubile, uzambabarire rwose. Ni igihe cyiza rero cyo kuzakusanya ibi byishimo byose, hanyuma tugategura neza yubile y'iparuwase yacu. Ni ukuri Imana nk'uko Vincent bivuze, uzajya uza hano i Gikondo ajye yishimira hano hantu, ahasanga Imana. Kandi n'abakristo kuri uyu musozi wa Gikondo ni ukuri bazahore bashimira Imana, kandi n'Imana ibashimira. Icya gatatu rero aricyo cya nyuma, ndashimira cyane Padiri Provinciale wampaye buno butumwa, angirira icyizere. Ndamushimira cyane, nubwo bwose nimero y'inkweto yambaraga ntashobora kuzambara ngo bijyemo, ariko mwijeje ko nzakora neza. Ibyo yasize bizakomeza bibeho neza cyane, kandi azabyishimira. Shoje rero nanjye mbasaba inkunga y'isengesho. Abo twari turi kumwe mu gitondo nongeye kubisubiramo rwose. Muzambera ababyeyi beza, nanjye nzababera umwana mwiza. Hanyuma urungano rwanjye tuzabana twubaka ingoma y'ijuru hano i Gikondo, maze Imana izatwishimire. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Muri aka kanya mpawe, nanjye ndagira ngo nongere nshimire Imana yo mu rukundo n'impuhwe zayo yatwitoreye ikadutuma, nk'uko Yesu Kristo abitubwira ati simwe mwantoye ahubwo ni njye wabatoye, mbashyiraho ngo mujye kwamamaza ijambo ryanjye no kubaka ingoma y'Imana. Kuko rero n'Imana ubwayo yatwitoreye idushinga umurimo n'ubutumwa birenze kure ubwenge bwa muntu. Kandi burya ngo Imana ntitora abashoboye, ahubwo ishoboza abo yatoye. Uyu munsi turashimira Imana byimazeyo, yo yadutoye ikadutuma hano i Gikondo. None njyewe n'abavandimwe banje tukaba dushoje ikivi cy'uyu munsi cyo kuba abapadiri bahoraho bamamaza ijambo ry'Imana hano iwacu i Gikondo. Imana niharirwe icyubahiro n'ububasha
uko ibihe bihora bisimburana iteka, turayishimira kandi tuzayishimira iteka ryose. Aba kabiri dushimira ni mwebwe bakristo beza ba Gikondo, koko nk'uko bamaze kubivuga, Igikondo ni heza. Igikondo hari abakristo beza, hari abakristo bitanga, hari abakristo bakunda Imana, hari kandi n'abakristo bakunda n'abasaserdoti babo. Nimumfashe natwe tubashimire. Banyagikondo turabashimira rwose kuko muri imfura. Bahoze bamvuga ngo nanjye ndi imfura, buriya ni imfura zahuye, kandi ngo aho imfura zisezeranye zirahahurira. Ariko kandi nanjye mbisubiremo, abakristo b'Igikondo ni imfura, muri abakristo beza, muragahorana Imana, urukundo n'ubuvandimwe bibaranga iteka ryose. Rwose ndabibabwiza ukuri, nta mupadiri utakwishimira kuba hano Igikondo, ntawe rwose. Kuko urebye ubwitange bw'abakristo, umurava, ishyaka, gushyira hamwe n'ubuvandimwe baranga iteka, ibyo byose bituma n'abapadiri baje hano Igikondo barushaho gusoza neza ubutumwa bwabo, bagataha bishimye, bagataha basingiza Imana, kandi namwe iteka ryose babashimira. Mfashe rero ijambo kugira ngo nanjye mu izina ryanjye no mu izina ry'abavandimwe bacu twese tuvuye hano Igikondo tubashimye tubikuye ku mutima, dukomeze kubashimira ubwo bukristo bwanyu, ubwitange bwanyu, ubuvandimwe bwanyu. Nimukomereze aho ngaho, koko ubukristo bwacu bukomeze kutubyarira ubuvandimwe nyakuri. Ndashimira by'umwihariko abayobozi mu nzego zose za paruwasi, uhereye ku muryango remezo, uhereye ku mpuzamiryango remezo, ugakomeza muri santrale, ugakomeza mu makomisiyo, ugakomeza mu nama nkuru ya paruwasi. Rwose ndabashimira mbivanye ku mutima. Nimumfashe dushimire abayobozi bose ba paruwasi mu inama y'ikenurabusyo. Ndabivuga mbisubiremo, muri imfura, muri abasirimu, muri intwari. Imana izakomeze kubihembera umugisha wayo. Ndabashimira cyane bakristo mwese b'Igikondo, shimira by'umwihariko rwose aba bayobozi, inama nkuru ya paruwasi, biro ya paruwasi, abo muri santrali, mu mpuza no mu miryango remezo. Aba bantu iyo mwicaranye mukajya inama, mukumvikana, icyo mwumvikanye bakacyemera, baragikora kandi bakagisoza neza. Nta kintu na kimwe abantu bo mu nama nkuru ya paruwasi biyemeza hanyuma ngo ntigikorwe kubera umurava n'umuhati baba babishyizemo. Nimumfashe twongeye tubashimire. Ndabashimira kandi mbashimirira na biro ya paruwasi, haba vice perezida Murenzi Vincent, hakaza abajyanama Odeta Mukansoro, Habumukiza Yosefu na Nyirangwiriza Speciosa, ndetse n'abasaserdoti twari kumwe. Aba bantu ni abantu b'abahanga, ni abantu bazi ubwenge, ni abantu bazi guca bugufi, ni abantu bazi gutekereza. Iyo mwicaye hamwe mugashyiraho ibitekerezo mukabihuriza hamwe, muvanamo ikintu cyiza, kandi mwabiriza ku nama nkuru ya paruwasi, nabo bose bakongera bakabishyira mu bikorwa, bigatuma paruwasi irushaho kugenda neza. Nongeye kubashimira rero, Imana Nyagasani ikomeze kubaha umugisha wayo. Nkomeza no gusaba ngo umwaka utaha no mu bihe bitaha, mu gihe cy'amatora rwose mujye mukora amatora meza nk'aya ngaya, mushishoze, mushaka abantu b'inyangamugayo, abantu bitangira abandi, abantu b'abakristo, maze ubuzima bwacu bwose bukomeze kurushaho kunogera Imana no kunogera abantu. Nongeye kubashimira rero n'impano nziza mumpaye, inka nziza mumpaye. Buri gihe kizagira nkuru bwacu, ariko nimumfashe ngiye gusaba ababyeyi bari hano mwese, nimumfashe dushimire iyi nka duhawe, mumpere Imana amashyi n'impundu, maze koko dushimire abakristo bose ba paruwasi ya Gikondo.
ariko za mpundu zacu nizo dushaka zitari impuha. Mumfashe twongeye dutange za mpundu zitari impuha. Ngaho mumfashe. Amashi menshi rwose, amashi menshi, amashi menshi, amashi n'impundu, amashi n'impundu, amashi n'impundu. Ndabashimira cyane rero no mu izina ry'abavandimwe bacu twese ku mpano nziza muduhaye. Ni ikimenyetso cy'urukundo, ni ikimenyetso cy'ubuvandimwe, ni ikimenyetso cy'uko twabanye neza. Ahasigaye rwose koko Imana Nyagasani ikomeze kugendana natwe. Nkomeza rero kubiragiza nk'uko mwabinyijeje mu isengesho ryanyu, mu butumwa bushya nahawe bwo kurushaho kubana n'abavandimwe bacu mu buyobozi bw'umuryango wacu w'abaparotine muri iyi ntara yitiriwe umuryango mutagatifu. Mukomeze mudusabire, mukomeze muduheke mu masengesho. Nta kabuza uko muzabisaba Imana, kandi burya ngo vox populi vox dei, icyo abakristo bashaka, icyo abaturage bashaka ni nacyo Imana ishaka. Nimudusabira muduhetse ku mutima, nta kabuza ubutumwa bwacu tuzaburangiza neza. Mbonyeho no kubereka rero unyungirije vice provincial tuzagendana, uzaba ari kumwe natwe, tuzaba dufatanya urutoki hamwe n'abandi. Nawe nahagurukiye yongere yegera imbere tumubereke. Ni Padre Alphonse Ndagijimana, niwe vicaire provincial, niwe gisonga cyanjye. Uzajya umba hafi kandi uzajya ungira inama. Nshimira rero n'abandi bose tuzaba turi kumwe. Mukomeze muduheke mu masengesho. Imana Nyagasani izakomeza kudufasha. Nyango nkuko Padiri Dominico abivuze, yabivuze ariko ntimwabyumva neza hari. Buriya Padiri Dominico, Padiri Izaki na Padiri Filipo Niyibizi ni abapromosiyoneri, ni impanga. Nizo mpanga zigiye gufatanya kugira ngo zibashe kurushaho gukenura iyi paruwasi yacu ya Gikondo. Bariganye, baratangiranye, barinda basoza n'abahabwa ubusaserdoti. Turizera ko bazashyira hamwe, ahasigaye nyine bagakenura ubushyo bwa hano Gikondo. Nongeye kwifuriza rero ikaze abapadiri bose baje. Ntimugire ubwoba, ntimutinye. Igikondo ni heza, Igikondo hari abakristu beza, abakristu bitanga kandi bumva, abakristu bafite ukwemera no kwizera. Igikondo hararyoshye, Igikondo hari ubuzima, hari ubusirimu. Nimuze mufatanyirize hamwe nabo, ahasigaye koko mukomeze kubaka ingoma y'Imana mu bantu. Nshoje rero mwese mbashimira, nshimira mwebwe mwese mwitabira isengesho, nshimira Korali Regina Pacis yadufashije muri iyi sengesho. Mumfashe nabo tubashimire. Nshimira amakorali yose twabanye muri iyi paruwasi, naromonyeyo makorali ngira ngo twageze kuri byinshi byiza. Dushoje tuvuga ngo dutangire akademi musicale, ahantu bazajya bigisha muzika kugira ngo Gikondo izakomeze kuba urumuri n'icyitegererezo muri Kigali yacu. Muzashyigikire amakorali, mushyigikire abaririmba, mushyigikire ubutumwa butandukanye muri paruwasi. Ahasigaye dukomeze twubake Gikondo yacu irusheho kuba nziza, dukomeze twubake ingoma y'Imana mu bantu. Nk'uko twese twicaye ahangaha duhora tubivuga, umunsi umwe tuzongeye duhuriye mu bwami bw'ijuru, twishimane n'abamarayika n'abatagatifu bose. Murakarama, Imana ibaho umugisha, kandi mukomeze kugira ibyiza bituruka ku ijuru. Muhaguruke twakira umugisha Nyagasani. Ndakuramutsa Mariya, Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristo.